man narushye mu ndeke rero twini wafite imbaraga mukubite ku rutugu tugende nge nambaraga nyasozi ntagira umuntu nkoraho turagenda ku neza cyane aho turi bugende semani mwaritse ibyo bintu nyine turagenda cyane akoreba abantu bose ari kundeba reba abantu nyine bari kundeba abantu rakazi kawe mu muhanda kwe twebwe ikitubabaje ntabwo umuntu nyine reka tugende burase ntabwo umuntu yubatse ari gukina urabikora mushyire ku rutugu twingena nese murashaka kuntwara no ku rutugu abo se mwaretse uri gutoroka oya ariko mureke ibi bintu mwana akoreba abantu bose bari kundeba mumfata gutya makanya mpere yego shabu Beka mwana akase yo uragenda urabibonye ariko ko ntabwo gutwara uragenda muri ubu shatura kujya reka nyine tugende kuneza rero yego kibundi ibyo bintu byawe urajya kubitanga n'imbaraga umuntu zamushyize nese ubwo urabona nyine urabona nabikora gute narushye ndasetse nawe nicura nasetse cyanago ase murashaka kwifatira ku ngufu umuntu bibaho tugende reka noneho mbabwire kandi ndakara nanjye murabigwamo nakaturere ibintu umuntu akora yarakanye nibyo byiza abiju nawe nagusho abije ibintu bishutinge mpaka ndabikeneye amareko n'abantu bari kundeba mu nzira bishutinge ndabishoboye nabibye abishutinge ndabikeneye niki cyatuzanye okay sawa bayo ate abandi iyo umuntu wasabye bamuha birukanga none uri gutinga umuntu bundi arabaha muri bari dore n'uyu mupapa byamusakeje ase bari wandetse ate wa mupapa wadusabiye akajya kuduha sibyo muri feke. Hey guys, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro kandi n'abatameze neza Imana irabigenza neza. Baby rero avuye mu kazi ananiwe ahise aryama, anaryamye ku buriri nabi. Rero ibintu byo kuva mu kazi agahita aryama nta kintu tubanje gukora. Ubundi abantu mufite abagabo bataha ngo bavuye mu kazi barushye bakaza ngo ntago ngo babaha nyine ibintu nk'ibyo ukumva nyine kubwa ngo namuvuye mu kazi nagiye mu kazi wabaho gute mva mugiye kureba ukuntu tuzatubyaka ku ngufu. Umuntu akubwiye neza ukanga ubundi kintu umuntu agikora ku ngufu ngiye kumwiyenzaho mwese murebe murumirwa. Ngiye kumwamburira kuri kamera. Suri kunyambura imyenda ariko. Nese ubundi we wabyutse nk'abantu nkakubwira. Baby. Urushobora kunyinisha nkakumena. Nese ubundi wawe. Kunyamburira iki imyenda wanditse? Subundi ko numvuri kumbwira na ubundi wabana. Uruwambabariye koko. Nese ubundi wabyutse nkakubwira. Rero nge mbabara unyihera amahoro niryamira. Nk'ubu ngubu wabona uri kunyambura byagenda bite? Uri kunyambura wabaye iki? Nese ko cyuvuye mu kazi ugahita uryama. Mani wanditse koko nkiryamira. Ubundi se urashaka iki ko ari nk'uko nguko abantu bahura n'ibibazo? Nyine umva nkubwire. Umbwira iki? Urakibona icyo. Nta gahunda mfite yo gukora ibyo bintu. Ibiki se n'ibiki? Uri kunyamburira iki rero? Ndekura bikane rimwe iki? Rimwe iki? Ese bibire bangigiye kibagishize. Nese ubura. Ako wagiye umuntu n'amahoro basa kwibuka. Nese ngiye ubundi naje gukora icyangamo kureba igihe kibagishize utabunaniwe buri gihe nimba utabunaniwe sinzi ibyo ubushaka. Sawa. Bani mbabarira kandi mbabarira ndakwinginze ndananiwe oya kumfata. Ase nk'uyu none ninde wamuroze?
iminota mike ninde wakuroze naho turi butinda ariko dutinda se dukora iki nyine rero turyama uruhuke reka niryamire wambabariye kandi wowe nuko nguko umuntu uhonda undi yabyita imikino se wagiye basi wubaha n'igihe umuntu aba amaze yihangana wakihanganye se wabyanga ukarorera cyangwa usigaye ujya hanze n'amazi ndekura mwana ndabikora ku ngufu ndetse kubera icyo umuntu abundi ubuhazi imana ndekura kandi ndakwinginze kuri mukaze ako nk'ubu uyu nguyu none ndamunerera ntabwo kuramo ntabwo turihute si ibibazo si bebe wayikuyemo Nese urashaka kumfata ku ngufu ava ariko ave mwana ntabwo ndakwinginze mbabaruma amahoro njye ntabwo nadasha ngiye kwihangana noneho kwinjira ariko noneho urihangana ku gahato urihangana se ako wajya unde ku rubundi wowe tora uyu mukobwa ninde wakunereje wowe tako noneho abadayimoni batari dekura mwana oya ariko ujye ndekura mbabariye ase wambabariye ntabwo turi butinda ariko ngareba mutinda gutuma dusakuza nese ubu ntabwo biba birangiye iyi nzu aba ari umudayimoni wateyemo nkaba namuzi igihe cyose umaze uva ku kazi uwanga ntabwo ave mwana ntabwo ngemera se wabiyureba ako se wandetse ntabwo mbikunda ndabyanze ndetse wanzanye hano gukora iki ngenza nirwa nkumesera nkutekera nkugereza ibyombo se ndi umukozi w'iwanyu wari unaniwe kujya gushaka abakozi mu cyaro ngo baze babikore banitika aho ngaho ndakumenyesha yuko ibyamvanye mu rugo ari ibyo ngibyo rero bimereze cyangwa nzi subirayo rero ntabyo ubonye kiwe mbabaruma amahoro yanjye kandi ukuri kw'Imana ndakwinginze turabikora ku ngufu nimba nabigusabye neza ukabyanga ubundi nk'iyo mwaduhaye amahoro tukiryamira singuyu se ngareba nk'ibintu byose ubuteye jumbabarira iki cyabaye hano kiri gutuma inzu yose abantu bataryama ese nk'uyu aranyima amahoro ngo ngirute nk'ubu nkawe uri mubi uranyima amahoro yanjye wanditse nk'iryamira ese ariko nawe mbabarira uyu mugabo ava mu kazi buri gihe ngo yarushye ntabwo yatera akabariro ntabwo yakubaka urugo ngende icyaha noneho reka nkubaza kuryamana n'umuntu bisigaye ari itegeko ku buryo umuntu ava mu kazi yinaniwe ntabwo ari itegeko nawe ni inshingano zawe muryamane mu mahoro mukore ibyanyu inshingano zawe nk'umugabo mwese kwanza mu mahoro yanjye murambaza icyo ubundi ubu kuryamana n'umuntu ni agahato niba uri n'inshuti y'uyu mukobwa jya umugira inama reka bino bintu si byiza ntabwo nzajya nzaninaniriwe ngo uze umfatireho furi ngo baguhe aho ubu wakumva nk'abantu turi gusakuza gutya ngo mume baraguhe ahubwo wowe nyine wakumva kuryamana n'umugore wawe byateje ikibazo mu rugo rwose mu gipangu cyose nta muntu ufite amahoro nta muntu uri gusinzira kubera kuryamana n'umugore wawe noneho kuryamana ni agahato n'inshingano nimba nta handi hantu uba utashye uvuye ugomba kuza tukaryamana ese ubundi mavuye ubundi bitwaye ibyo rero wabimubwira akabimenya none se mwamaye amahoro yanjye nabandi iki hano se ubundi ntabwo wazana abo ngabo kandi mbabaruma amahoro sibyo mbabaruma amahoro ahubwo wowe tanga amahoro ukora inshingano zawe ndekura mbabarira kandi ndakwisabye twiwa munsi abiye kama ngiye kunatari reka ye nuko umusaba n'iryari se basaba umuntu gukora inshingano kandi reka mbabwi ushobora gufata nuza agahita gucikiraho none se nicyo cyamuzanye agacika nkamusigarana mu ntoki nkajya mwikoresha ave mwana reka iyo mikino warugare ave sha uyu mutwini wawe niba ari n'umutwini watazagushuka keka ko ave mwana ko se man reka mbabwize ukuri ibyo bintu byo twana ese ubundi we nipaka ngagufate ko ubundi aba bakobwa basaze mu izina rya Yesu dorera ariko ubu murashaka umugabo none azavuga ngo bamufashe ku ngufu izi nduru ntago ari bwa mbere nzumvise oya ari imikino mukina nkana uzajya uruhereza umuntu yabanje kurwana nawe ibe nk'inzara muba muri kumwe n'isundi wabikoze ku mahoro ubundi si ujye ubishaka kamanze numve ko utavuye ahandi n'ubundi wavuye ahandi ntabwo wabishaka wabaye ikiremba wabaye igiki nk'ubu wababaza ngo muri mu biki urwa mwumveho kandi ongera nigendere birise oya imikino mukina yo muyireke oya have tankorera ku bintu tukabika uruganda ndekura none aho bigeze n'izina ry'Imana kandi turaserera gabanya amarere
uzi ko wagira ngo unini asubuka uko mwanditse ko mwamaye amahoro yawe reka ibintu tubyoroshye sibyo tubyoroshye twese tuvugire hasi tureke no kubangamira ngaho nyine mubabari ryami kora inshingano neza mu mahoro niviremo nigire kuryama none uragira ngo nzikore nawe uri hano reka none se nkugu asubuye bitebye kunyambura imyenda ako ni ngombwa anazikora mbaye uyu mugabo wundi tukamenya n'ikibazo ufite rega tukanavuza n'abarakuruzi usungubu induru rimwe induru kabiri induru gatatu kubera gukora ibintu wazaniye umuntu nk'ubu uyu mugore nk'ubu nkawe wese hari ibyo nenda ku cyangwa yadutwari nyabaye iki tuvugisha ukuri muri seriyeze ahubwo muri gukina komedi tumwambura sigarane bogisi ngo nawe nayo iravamo mama yake ave mundeke mvukura ariko cyangwa se mwana ase iyi none hano habaye ikihoru uzi ko ari nge bari gukora wamaze ndapfuye uramakungu mani reka ndavuza induru yivuze Yesu uratanga uremera yemeye ngo rero umereza neza kuramo wigenda ariko suri kujya reka mbabwize ukuri ibingibi babyita guhohotera umuntu ngo cye babyita guhohotera umuntu none se washatse utazi ibyo ugiye gukora babyita guhohotera umuntu nk'abantu uravuga aho uyikura uretse gatoya none se nk'ubu koko mana nese ubu muri mu biki ese byabagendekeye bite ngomba najya nta kintu kirimo kiwakiretse kikaba mani mumbabarire sibyo nireka njye koga rero reka njye koga nyine nabishatse hano nabishatse oya nsa nabi nsa nabi mwana tubikunda bisa nta kibazo aze mumbabarire okay buretse oya abanza ukanga buretse nabaretse reka njye koga n'usundi ntabwo wakabiza ubyo kaba karamaze iki aragenda nakabiza uko reka ngendere kamaze numve ko wabishatse nabishatse yisiga ujye koga uyisize hano cyakoze none umunsi cyakoze amana nyine reka ndayitanza muri dushe twagusanga cyakoze amana wapfuye abijuru funga ku muryango uzana izo mfunguzo ino kamera twayimanitse hejuru nuko yamenye yuko ariko abana sha Frank ziragwira none ubu rero namwe muraje mujya muri comment mwandike ngo wabona ngo baryiwa babiri ndabiyamye nane musaza wanjye ariko bimeze turi kumukorera prank turaje turamutesha umutwe ibyo yakora byose turamuzubaza mu mutwe paka sazi ariko ibaze nka Derrick yemeye ngo arama bazemeye ngo adatari babiri none ndavuga ati bavuga mu bantu utari buzi bufite ikibazo nka mushikiye ntabwo ibyo bintu yabikora vuze ngo umureke mbaye muri babiri ntabwo wakemera wapi nyine Deva nge na Derrick tugezeho nta n'umuntu wararikiro n'ukuri nyine hari ukuntu bara n'umuntu ubu mwararana ku buriri bugacya muri babiri n'ukuri kwima no mu nzu ahubwo nta wundi muntu uri ntabwo yabikora agusabye se ntabwo wamuha buri muntu uzagusaba uramumenya sha mu bintu nyine wakekera Derrick umva kunsaba bya nibirimo ntabwo yabikora nkuko nyine usko atasaba shari ngo ne baryamba nta cyazo reka maze ngubwire sibyo muraryamye ku buriri muri babiri sibyo bigeze mu ijoro biriya bintu nta muntu ujya uvuga ngo ngo ni ibintu ngo yapanze ngo arabikora mushana no kuryama nta n'umwe ufite igitekerezo cyo kuvuga ngo arabikora n'undi ariko byajyana nijoro umubiri ukanga sibyo bikaba ngombwa kagusaba sibyo bikaba ngombwa no kwanda wenda ukamwima mukashaka nk'ibintu byo kurwana ntabwo byarangira mu bikoze ntabwo yabikora trust him na nyine nose hari umukoze wo niyo yaba atarafite icyo gitekerezo shagita kiza none subungu igihe cyose tumaranye uri kumva twabura uburyo twaba twararyamanyemo nyine yabura uburyo yaba yarabisabye nyine kubwa muraranye nko ku buriri muri mwenyine none turaye mu nzu imwe gake muri mwenyine ku buriri bumwe twenyine nese ubungubu nusinzira abijuru nasinzira
ubu ngubu nta nubwo twasohoka tukabikora tukagaruka ashaka kuvuga ati ubwo umwe yumvishije umwe asohotse n'undi agasohoka none uzi ukuntu wowe usinzira abapira ujya atsinzira cyane uwo ngurusha gusa ari umuntu binsaba yaba yarabinsabye nyine bikananirana yanabigusabye nyine tekereza umuntu utagira n'icyo gitekerezo ahubwo kuno kuntu dukomeza tumwenza nitwe tuzabimutera ngo turi kumukorera amafaranga turi kugira ngo umva nuko karyamisha akatumva katabona igiti bukorera ariko turamuyaza mu bwonko mvura ahubwo we gukora Derrick asata yirukanga ngo guki akagenda uri kubeshya agize ate mundi wese nari nkubwiye ngo ufunge mana yanjye dongo uyu va hano nawe uri bugende babarira asa tuvuganye oya bebe va hano ntabwo bebe vayo dekura ariko mani oya ntabwo ako nkubu fasha reka nkubwire ibintu uri gukina nabyo ntabwo akuri mu bikinga mufate ye mani dekura turasubirayo ntabwo nsubirayo urasubirayo keretse gutinya iki oya ntabwo bikunda niwe gutinya hano muri dushe siko mwafata umuntu ku ngufu wave bana vayo uri kubabona hano ko nyine vayo bari gushaka mbaho ibintu vayo oya ntabwo bikunda vayo mane ntabwo bikunda reka gasotse nibire yesu ankoreye ku bintu mana vayo have mane nyine have vayo nyine rekanze urabikorera mu muhanda wanze kubikora mu nzira bikorera mu bro waje ukana bara vayo ase mane waretse buretse nyine nkubwire vayo hano ariko nyine rekanje kubikora neza mutamatiri oya tugende oya si ase mane no mu muhanda kweli oya wahitaze nkubwire reka nyine tugende mera neza dusubireyo cyangwa tugere kwagu buretse rero nta muntu wemerewe ubu kongera yaracyari muzima cyangwa afite ikibazo ntabwo kubera ari gufataho reba akoze reka ase mane nk'ubu muntu waye gutya habaye iki erega ngo yaragiye reka nyine tugende neza reka tugende nyine reka nyine tugende akoze mane ubundi iki umeze mwasaze neza yeba we nyine umeze neza meze neza nasuri kwirukanka yihunga urugo rwawe kubera orumani ndekure mundekure ngamba ndahita mbabwira ikintu cyiza ibyo wareba uvuga se wakoze iki reba imvura igiye kugwa ngandekura nkwe ibyo se biragize sawa reka mbabwire buretse uri gukina nayuzi buretse nyine oya vayo akoze none muragira ngo njye ntangwa n'ukuntu buretse ariko buretse ntabwo bihaye buretse nkubwire buretse mbabwire iki reka tugende neza ku neza se akoze mani ko muri kunkorera ku bintu cyane mani uzi ko muri kumfatira ku si bintu wowe uri kubyanga ko tugenda ku kandi reka mbabwire yesu wararera muteruye mata reba bari kundeba abandi bantu mani mumfata gutya mufate akaboko reba reba uraza reka tugende oru ntabwo ari we wankora bino bintu niwowe n'igihe mani noneho kuri kamera se kamera uyibonye abiju urakomeza gushutinga bino bintu ubishutinge paka yemeye tukagenda abishutinge paka wemeye tukagenda ubifate mu rugo tugiye kumuvuza ahubwo tujye kwa muganga mu rugo azemana ubu abantu bakumunda ibintu ku gahanda reba ukuntu waje wambaye n'ibirengere ngo uri gucika nta n'isoni asubu reka mbabaze mwana mwaretse tugende mu rugo reka nyine tugende nyine hindukira neza tugende reba ukuntu muri kuntwara vurema hindukira neza tugutware cyangwa tugutware ku ntazi reka tugende nyine tugende ku neza n'imyenda itangiye gucika biracika kubera wanze kwihuta biracika tugurire nk'ubu mumfashe gutya nakoze iki tugende nyine reka mbabaze reba uko gutuma imvura inyagira abantu kubera wowe
inzira igiye kugwa ya danje uru nongeye kunkorera ku bintu man narushye mu ndeke rero twe ni wafite imbaraga mukubite ku rutugu tugende nge nambaraga nyinshi ntihagire umuntu nkoraho turagenda ku neza cyane aho turi bugende semani mwaritse ibyo bintu nyine turagenda cyane ako reba abantu bose bari kundeba reba abantu nyine bari kundeba abantu rakazi kawe mu muhanda kwe twebwe ikitubabaje ni ikitubabaje ni nyine reka tugende burase ntabwo umuntu yubatse ari gukina urabikora mushyire ku rutugu twingiye nese murashaka kuntwara no ku rutugu abo se mwaretse uri gutoroka oya ariko mureke ibi bintu mwana ako reba abantu bose bari kundeba mumfata gutya makanya mpere yego shabuka Beka mwana akose yo afem uragenda urabibonye ariko ko nagutwara uragenda ntekereje muri ubu buzima shatura kujya reka nyine tugende kuneza rero ego kibundi ibyo bintu byawe urajya kubitanga n'imbaraga umuntu uzamushyize nese ubwo urabona nyine urabona nabikora gute narushye ndasetse nawe nicura natekereje cyanago ase murashaka kwifatira ku ngufu umuntu bibaho tugende reka noneho mbabwire kandi ndakara nanjye murabigwamo ntakaturere oya batugende ibintu murakora yarakanye nibyo byiza vayo abiju nawe vayo abije ibintu bishutinge mpaka ndabikeneye amare kuri abantu bari kundeba mu nzira bishutinge ndabijya nabibye abishutinge ndabikeneye niki cyatuzanye vayo okay sawa vayo abandi iyo umuntu wasabye bamuha birukanga noneho uri umuntu gutinya ubundi arabaha muri bari dore n'uyu mupapa byamusekeje asema wandetse data wa mupapa we wadusabiye akajya kuduha sibyo kanyumvira cyangwa murenzi muri feke wandetse uraduhana reka tugende uyu munsi cyakora muransekeje ntabwo nagiye kukurekura imbavu zose zinshizemo imitwe yose wakoze irahagije gatugende pe nyine buretse nese muranjyana gutya n'abantu bari kundeba ariko reka tugende neza nta yindi mikino dukina nanjye ubwo sindenga hano niba mudashaka turashyiramo n'undi wa gatatu he batatu umva si moto ntabwo wadutwaza ase nk'ubu nk'aba bakobwa barashaka agira umuntu amudufasha mutugereze ku buriri tumwishyure si wamusigereza ku buriri tukakwishyura ngwino nawe tugushyire maguru ako nyumve nese washuka mutugereza ku buriri tukakwishyura ako mwana nk'ubu abakobwa bandi are ukuru mwafashe wajyana ntabwo hariya yongera kukurekura nyine ngareka ntabwo tugende yongera kukurekura mundekure tugende neza tujye ku okay reka tugende neza mundekure tugende mundekure nyine nese ko mumfata ku ipantaro hano nyine uziga kujya mfate hano wamfata ku mupira hano waduciye agoreye ku bintu Amani ngenda byanze none video yirangize abeju nuyirangize bishutinge paka reka ntabyo mwumva nakura urabitanga oya reka mbabwire ibi boro ni ukubi reka nyine tugende reka tugende tubeseriye none nyine reka tugende tugende sibyo turi ako orusha cyangwa reka mubwize ukuri sireba ibintu mukoze sireba ntabwo ibi boro ari byo mwavuga ngaho reka tugende okay reka tugende abandi babyeyi barahetse bajya gutera inda wowe ase mwana tugenda ariko urabona ukuntu uyu mama uhetse akana berewe yanze kudutera inda ngaho nyumvira mwana umva ibintu bari kuvuga mbese ndabikorera abantu babiri kumve ko byashaka oya hafi babiri se nicyo kibazo cyari cyazo ni ukubi wabizi icyokere mbase reka nkubwire niba ari na video muri gukora muyisoze basi ntabwo ariyo video turi nyine kuba turi seri ibintu oya gukora nyine ndi kubibona ko mwaje gukora video ariko basi muyisoze ntabwo ari oya urumane muyisoze biri seri turi seri narushye pe turi seri reka ngare nyine reka tugenda hatariho kamera tugende mu rugo reka nyine tugenda hatariho kamera oya nashaze right ivaho ni wemera reba imbere abantu zikino byanjye mwatumye binagwa burundu none bitazongera no guhaguruka byagoye ntabwo bizongera no guhaguruka icyonzi reka twumve ko byagoye uretse nyine tugende se reka tugende tugende okay ngamunde kure nyine ukuru mumfashe ntabwo byakunda tugende nyine okay zana akaboko zana gufata akaboko zana nawe akaboko tugende ku neza
nagongera kwiruka tujye ubu ugiye kuduha ibintu mbaro tubanze tuganire ntabyo kuruha munde kuri kwanga kukurekura n'ibirimo urava kuri umwe ujya ku wundi wirukanka urava kuri umwe ujya ku wundi ubu ngubu ni umwe wabishakaga ubu noneho twese twabaye babiri kandi ni wowe twirukanka nyine mugiye kwicuza impamvu tumye mu abije ibyo bintu urabipostinga bijoro urabipostinga uzi ko ugira imikino wimanya ibintu ku neza none reka tubishyire kuri kamera n'abantu bose babibone yuko wanga gukora ibintu uba nabo muransebeje ntabwo tugushebeje mu bantu bose ko mwafataga nk'igisambu uza witura mu buriri nyine inkweto nazanye ziri inkweto se wazizanye ko ugeze wazizanye wirukanka wazanye inkweto wenda twavuye mu bantu reka tuganire muransebeje ntabwo tugushebeje fata umuntu mu ipantaro gutya mukazamura nk'umusaza wowe wishebeje nyine wenda ndabibona byari video muri gukora ntabwo ari video muransebeje